abakobwa barabonetse niba mfite intwaro yanjye nzajya mbarongora nyine none se ko banyiyenzaho niba mfite intwaro yanjye hafite n'amafaranga yanjye nzajya mbarongora giwe. iri tangazo rirareba buri mukobwa wese uri kureba iyi video. Niba gusohokana uzajya usaba icyo kunywa ukurikije agaciro k'imyenda wambaye. Niba wambaye inkweto waguze 3 saba ngufu vuba na bwangu na mubimba. Niba wambaye inkweto z'ibihumbi 20 no kuzamuka c'est rouge. Ariko umuntu yambaye inkweto z'ibihumbi 3 mugere nanywa Heineken twararushe we are tired. Itangazo nyaboneka abakozi bo mu rugo kumva umunyu usuga gufata inyama nini kandi guhasuka ugavura mujye munarura bikeye. Rimwe na rimwe maybe hari igihe wenda Imana itagufasha Satani akagufasha. Hari igihe wenda Imana itagufasha Satani akagufasha. Mu rwego rwo kwirinda kugera mu Rwanda ukarya iminwa ntubashe kuvuga ubu ngiye kukwigisha Ikinyarwanda. Tugiye kwiga kubara. Twagiye 1 2 3 4 5 6 karindwi. Umunsi nizere ko ndibuze kumubwira amagamba ndi ku mutima, nizere ko nawe sogokuru buze kunyumva. Ariko rero wowe niba urinde utangiye kwita sogokuru, ndi so wa nyoko nangwa ndi nyina wa nyoko. Yesu Bura muri Kongo noneho yababwira ngo igisuzugururo cyo kubutagiraga amenyo guhera uyu munsi kiracitse. Batari utaya kiracitse uranyongera iryinyo se. Cyambere ngo igisuzuguro cy'amenyo ubuze ndamera iryinyo. Wahuye n'umutambye amenyo ngiye kuyakomereza. Niba kwisi hari umuntu uzamera iryinyo numwe yararikutse mve kwisi uyu munsi. Ugahura n'umuntu ngo ni sheri wawe akakwambika impeta, akwambitse impeta ufite 28, 29 ikagera wambaye ya fiançailles, 30 ikagera, 37 ikagera, ukazasanga umuntu yakwambitse fiançailles imaze imyaka 7, niyagiye kwiga mu Bushinwa, niyagiye kwiga muri Amerika, aririrwa yirongorera abana hirya no hino ngo yakwambitse fiançailles. Kura mujugunye Ubwo se uzagira umunwa kugeza rya. Umuhanzi ntabwo turi kumwumva. Bamwita Miss Melody. Mike Miss Melody. Gusa nanjye yandyamye ndi mu rugo ngiye gukora umuziki w'igitaramana aranjye hano bakamwinyitirira kubera ko dusatu. Yesu Miss Melody turasaka bi. Miss Melody turasaka bi. None se bibaye ngombwa ko ubona akazi ka miliyoni bakagutegeka kureka inzoga. Akazi ka miliyoni bakanigika kureka inzoga nakavaho. Nako Je suis pourquoi je t'aime. ubuvuze guke bwo Ndagushubuje mu kivandimwe. Akundi reka manze nkubaze. Ubundi ugira amazi menshi. Iyo yamennye se umenanganiki? Byibuze litiro 2 ku munsi. Ya muzambariza ari umusani witwa Amaji de Black, muzamumbariza impamvu ahora yambaye ibirinete bimeze kuriya, yambara ibirinete bimeze nka bya bindi bya Lampadina cya byimpumyira basaba, muzamumbariza impamvu ari byo yambara. Muzamumbarize aheru nyumva ngo n'umusiramu ariko umuntu basengana yambwiye ko adaheruka kwijuma. Hano
hari abakobwa bagira ngo bariremye ariko batakiri abakobwa ahubwo bitwa ibikobwa kobwa ahubwo arakobwa ipantaro agakobwa parufe agakobwa icupa rya byeri na burusheti agakobwa inkoko agakobwa saro agakobwa kobwa agatahirwa ubukwe n'ibivumvuri n'ibinyabwoya ubundi ubu ni ribu ubu babyita ribu umukobwa wese wigize ikirara aba ari ribu wenda munsi ya 20 ni ribu kubera ko umuhungu ugerageze kumutereta bakamufata ni ribu cyawe nuraryamana n'umuhungu wapi umuryamana na wese kubera iki ngufashiwe nge ndi isugi ahubwo ntibazongere kunyita Slay Queen ndi isugi ngufashiwe wese urumva aba Slay Queen uri isugi koko Uhanda ati inde siba mangura nkundara sane nge nkunda karagiteri zawe twikigiranye nyinyi baravuga urukundo rwo kurongorana tukabyara abana hagihe ubwira umuntu ko umufitiye urukundo we ntabyumve umuntu atagiha na cyose we ngo arashaka sa uyu munsi nje kuvuganira abagabo muri abana beza muradukunda mukaduha ibyo dukeneye ariko ntitunyurwa ni ukuri kw'Imana ntabwo igitsina gore kinyurwa ariko murihangana pe muri abana beza right now sibyo muji wakubise ngo ibisupu n'ibisosi n'amatomati na za magi ubu ngo today right now ari he twaragiye nanjye narabikoze mena naragiye mpita mvanga ibisosi n'amagi nshyiramo n'itomati n'umva ibintu byose ndavanga nshyiramo nsanga nta resultat nsanga ndi kurya ibintu bidafite injyana muze mwiriwe neza wiriwe natangira mwibwira abadukurikiye natangira mwibwira abadukurikiye iki natangira mwibwira abadukurikiye kuri Afrimax TV ngo natangiye iki uratangira wibwira abadukurikiye nibwira ibintu bakajya bivuga nabi guhera uyu munsi ntabwo bavuga ntibavuga ubu tuba mu Bufaransa ubu tuba mu Bwongereza ubu tuba mu Buhinde ubu tuba mu Rwanda oya ntabwo bavuga ubu tuba muganda wo ku kwezi urabera ku mibiri yacu wabunuka mu gutwi wabunuka mu kanwa waba utiyogosha mu kwaha no hepfo waba udasiramuye nyaboneka mwitabira umuganda w'umweru suhuza abantu jewe n'umunyamurenge twakenera ariko abanyamurenge bareta Salater ndi kumwe n'inshuti yanjye muri Washington ndabaramukije cyese mwese kuki uri umunyamurenge wabaye umunyarwanda jewe n'umunyamurenge umugabo ntazi ibere ry'umugore we niba ari igihagaze cyangwa ryaraguye umugore ntazi niba umugabo hari ahepfo hari jaride ikeneye gukatwa ujya koga wambaye sume gute ci imbere ye wibaransa umugabo utaguha urukundo ntaguhe n'inota aho bahita kwibera muri Gehinomu umugabo utagira amafaranga ntagire n'urukundo ese ubundi aba afite iki ngiye kubona mbona umusore utagira ubwenge ngo ari make bakunze amarayi uri indaya wa musore we ngo yari ameze nk'ikimaswa kijyanwa mu ibagiro cyagiye uza gukomanga ngo wampaye agaturu yaguturwa mu ijuru we uri gutururwa buturu gute we witwa nde uturutse amazina yanjye banyita Uwase Aisha ntabahagarariye Nyamirambo cyangwa ahazwi nk'Iryozi Yesu sakwe soma inka yanjye ni kamigarama ibyo ni ukuyibaga sogokuru aryoha bose wamuriye ute nkubise urushyi rurumbira ayiwe uramwishe ndagaswa ngufashiwe uri kunyumva neza kuri umunani uzaho ryase wamvuye inyuma mwana ngufashiwe Rwema Dennis nari nkoze muri The Main
kize gutya nimba barakwirukanye simbizi bazanye gusimbura nyine ubundi barakwirukanye yaranyirukanye asimbuza Aristide bakubwire uyu muziki wacu wateye imbere utera imbere ariko bugeze hari abantu bari kuzanamo ibintu bya Tom and Jerry agatera na Badera Mayipusi n'indi njagwe n'indi ntabwo nabipusi tu Simon wo muri timu Illuminati bituma agumana umwenda w'umuhondo nubwo Areruya Joseph yabashije kuba umunyarwanda mwiza ndetse n'umunyafrika mwiza